Hello my friend, ndabizi nawe ujya ubona n'amafoto bakunze kumanika mu nzu ukibaza ati sakorwa gute bigenda bite. Urugero reba niyi. Muri no video ngiye gukwereka ukuntu nawe wabasha gukora no mafoto nkaya ngaho ubona bamanika mu nzu. We icyo ngusaba niba ubwa mbere ugeze ku ino channel yacu kandi subscribe basket yo tubana buri munsi. Ngiye gukwereka ukuntu nawe wabasha gukora no mafoto nkaya ngaya ku buryo bwiza kandi bukoroheye. Icyo ngusaba ukande subscribe basket yo tubana buri munsi. Twatangira nkwereka n'ukuntu nawe wabasha kwikora no mafoto. Mbashe kubikwereka mbere na mbere kugira ngo ubashe gukora ibi bintu cyangwa ubashe kumenya uko bikorwa uraba ufitemo ina application yawe ya InShoot. Ku muntu utayifite arajya muri Play Store cyangwa niba afite iPhone ajya muri App Store downloading ina application. Ukidownloadinga urayifungura. Ndagusaba ngo tujye tubana gatanu ku kandi icyo ngusaba kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo urifite yose dusize ujibona mu bambere. Uribaza ngo bikorwa gute bigenda biti. Wowe ikintu uri bukore rero urasubira inyuma urahita uzana kuri video. Uhita ukanda hano kuri new project. Ukigera hano kuri new project uramanuka mu mafoto yawe cyangwa mu byo nakite nyine nko mu bintu byawe mbese asigaye urahita uza uhitemo ifoto yawe. Ukimara guhitamo ifoto yawe urahita uza uhita ukanda OK. Kurya kuri aka kantu k'akavi. Ukimara kugera hano kugira ngo ukureho kino kirango narabiberetse cyangwa naberetse uko bikorwa kugira ukureho iki kirango cya InShoot kino ngiki kiriho hano biroroshye cyane. Uraza ukande kuri iki kirango hano uragikandaho kugira ngo tugikureho. Ndakeka benshi murabizi icyo ngicyo. Ukimara gukuraho iki kirango rero biragenda gute cyangwa urakora iki gikurikiye. Urarindira gato kibanze kiveho watermark ibanze iveho asigaye nurangiza gutya wowe urazi uze hano. Nurugero uhiteme aka kantu ushaka gukora ese nakajya kuri YouTube nakajyaye. Wowe urabyihitiramo. Ngewe rero kuko ngewe mvuga ati ngenda ahantu ngiye kugashyira urabihitamo nawe ukurikije icyawe. Urahita uza hano ngaha rero urahita uza hano ambaze mpakwereke uharebe. Urahita uza hano ngaha aha ngaha ho kwadingamo ikindi kintu aha. Wowe urahakanda ukihakanda urahita umanuka. Uraza we mu footage yawe ureba ahantu hari iriya frame mvuga sinzi niba bose bari kuyumva. Iriya frame rero kugira uyibone reka mbaze nyigereho. Uraza uhitemo ino frame uyikandeho. Wakibaza ngo ino frame wowe urayibona gute. Uraza kuza muri link, uraza kuza muri comment ya mbere, numara kuza muri comment ya mbere urahita ubona ka link karimo. Ako ka link karaza kukugeza kuri aka kantu uragakandaho asigaye ukadownloading akangaka. Ndakeka bigufashije. Uraza aka kantu ka downloading numara kukadownloadinga asigaye ukazanemo hano. Urahita uza rero uko ukande uze hano ngaha uze kuri hano ngaha handitse ngo cut out. Urahita uza hano handitse ngo remove BG akangaka. Urahita selection ibara ushaka gukuraho asigaye umanuke hasi hano wongere kugira ngo rirabara riveho. Asigaye nurangiza gutyo urahita uza ukande OK. Asigaye ukande OK. Nurangiza kugira OK wakibaza ngo urahita ufata n'amaboko yawe abiri. Nurangiza gufata n'amaboko yawe abiri urahita ufata ka footage ukaka kantu nakita nka frame ugakurure. Numara kugakurura kabe kamezemo gutya. Urabona ko gutya kamezemo neza gatanu ku kandi. Ikindi kintu rero cya kabiri tugiye gukora ndakora n'akandi ka kabiri kugira ngo nawe ubibonereho. Akandi ka kabiri rero turi bukore rero nakoreka duhita duza hano ngaha twadingemo ifoto. Urahita uza mu footage ufite asigaye uhitemo ifoto nziza. Asigaye nawe ushaka gukorera yindi itandukanye n'iriya kugira ngo tubashe kuba twajyana gatanu ku kandi. Nawe rero urahita uza uhitemo ifoto ushaka cyangwa nziza. Uraza uyihitemo. N'urugero reka dukoresha iyi ya Rocky.
ukimara kuyadingamo hano rero urabona ko ifoto uraza uhita uza kanda kuri aka kantu wongere frame kugira ngo igere n'aha ngaha. Ukimara kugera gutya hano, ukimara kugera aha nta kindi uri bukore. Urabona ko ifoto yacu ka kantu kacu kakozwe neza. Wakibaza ngo kugira ngo tugashyire muri telefoni aka kantu gutya kari video, turakabona iki kugira ngo tukabone ari ifoto. Kugira ngo tukabone ari ifoto rero ntibigoye, icyo ngusaba jya wibuka kandi subscribe udushyigikire kugira ngo tujye dukomeza kubana gatanu ku kandi. Nkibuca kino channel yacu Aminika TV irajya banyuzaho utuntu twinshi. Wowe icyo ngusaba reba ko wakanze subscribe basige tujye tubana buri munsi. Wowe rero ikindi kintu uri bukore ni iki, urahita uza niba ino foto uyikubona gutya, urahita uza umanuke ukande screenshot. Ukimara kugafata screenshot akangaka bashobora kuguhereza ahantu weditingira niba ufite ino telefone. Niba utahafite wowe ikintu nakubwira cyo ni kimwe, urabona ko ngiye bahita bambaho nk'editingira. Wowe urabanza uzifate screenshot uko ari ebyiri zingiza, urabanza uzifate screenshot gutya, uzifate screenshot. Wakibaza ngo uraza kuzikorera uraza gusubira inyuma gutya, uzi hano usubira inyuma uhita uza hano handitse ngo amafoto, uhita ukanda kuri new project. Hano uhita uza hano ngaha kuri ya footage ya mbere twakoze screenshot, uhita uza hano ngaho uze hirya uza hano handitse ngo chroma key. Abantu bashaka ko tuzigana kweditinga, ukuntu yamenya kweditinga ku buryo bwiza kandi bunyuze, aze kwandikira muri comment abitubwire, tutangire kuri steps ya mbere yo editing kugira ngo nawe ujye abasha kuba yakimenya kweditingira ibintu byinshi bitandukanye. Ndabizi benshi mujya muhura n'icyo kibazo. Wowe icyo nduri bukore rero urabanza ukaringanize ka kantu kawe, ukaringanize neza, nka gutya, asiga ukande okay. Ka kantu kacu ubona ko kiringanije, wowe icyo nduri bukore urahita ukora export akangaka. Ndaza kukwereka ukuntu akantu kaza kuza kuba kameze neza. Urakora export ka kantu kacu uragakora export. Numara kugakora export urahita uza ushyiremo akandi, akangaka nako urahita uza ugakore chroma key. Tugiye kwihuta kugira ngo video tikajya imara igihe kinini. Urahita uza ngaho ukaringanize uko ubishaka cyangwa ingano ushaka, uraza ukaringanize neza. Ndabizi nawe wajya gushaka gukora no footage ujye ubona kenshi bakunze kuba bashyira nko mu bintu byabo ndetse nko mu nzu zabo, ukibaza uko bikorwa bikagucanga. Wowe rero urabigira gutya, asigaye ifoto yawe uyikore export ivemo hano. Exporting ari benshi nabyo mutabyumva, no kuyikuramo aha ngaha nyine kugira ngo ube wayibika kuri telefone. Asigaye footage yawe nirangira urahita uza hano ngaha muri gallery mu mafoto yawe. Ukimara kuza muri gallery, ikintu uri bukore iriya foto ushaka ikintu yikorera, nari kubereka nka website yitigira 4K. Ndabizi ari benshi mutumva ngo bivuze iki. 4K ni ukuyihereza nk'ikintu nakita ngo high quantity. Urabona ko ya foto yacu nuko imeze, nuko gutya zuminze cyane, nta cyeje cyane, ariko ifoto yacu urabona ko imeze neza. Nawe rero niba bajya wibaza ukuntu ari footage akora, ukajya ubona abantu benshi bayakora, ukibaza uko bigenda, nuko nguko nta kundi kuntu ari footage akora. Wowe icyo ngusaba, niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yacu, udushyigikire ukande subscribe kugira ngo tujye tubana nawe buri munsi. Ciao rero, icyo nari ngize ngo nukubereka no footage kugira ngo nawe umenye ukuntu wabasha kuyakora.